noneho hari n'icyo mugarutseho cyitwa TMP gira ngo abantu ntabwo banakurikira kubera ko Capital Market yasohoye n'itangazo rivuga yuko itabihaye uburenganzira bwo gukora gutyo. Ariko icyo cyo TMP cyo kirana trendinga cyane kuko nabonye n'amateleviziyo menshi yabyamamaza. Noneho dufite n'amakuru yuko kiri kuzenguruka mu ntara, nacyumvishe mu ntara y'amajyaruguru, mu ntara y'amajyepfo, burasirazuba, mujyi wa Kigali. Niba Capital Market isohoye itangazo, ubwo wenda twaje kubisobanura kugira ngo wenda binumvikane neza, sinzi n'abantu batarasomye iryo tangazo. Urakoze cyane. Buriya ibi byaha bitizwa umurindi no kwamamaza. Izi mbuga nkoranyambaga n'umwanya mwiza, reka nkubwize ukuri, izi mbuga nkoranyambaga cyangwa se n'ikigo icyo ari cyo cyose kizajya cyamamaza aba bantu kizajya gifatwa nk'umufatanyacyaha ku cyaha cy'ubwambuzi bushukana. Ndabisubiramo muze gukata ubutumwa mu butange, kuko hari abantu bavuga ngo akamamaza ikintu gusa kuko we bamuhaye, ntiyitaye ibibazo. Ni ukuvuga ngo nawe wamamaza ufite inshingano zo kumenya ibyo wamamaza, kuko otherwise uri umufatanyacyaha. None yabigenzura ate? Bonazanye certificate ya RDB bati dore umushoramari. Reka nkubwize ukuri, abantu ibyo bamamaza ntabwo ari ugukurikira amafaranga yo kwamamaza gusa. Ugomba kumenya ukorera, uwo mwamukorera ninde, uwo muntu wamamariza ninde. Kuko ibi byose abaturage hariya barakubwira ngo bamamaje, ngo twabyumvise babyamamaza, kandi urabizi aba bantu iyo bamamaza batitaye inyuma, baramamaza pe ukumva ko wagize, urumva harimo ukuboko kwabo. Ntabwo akazi ko kwamamaza tukabangamiye, ariko namwe cyangwa bamamaza bagire uruhare rwabo. Ntabwo bavuga ati ngiye no kwamamaza gusa ntibindeba. Oya, igihe cyose uzabamamaje umujura, umunyacyaha, ukamushishikariza abantu bagahomba, tuzajya tubikurikira. Ushobora kumbwira gute wenda dufashe ibintu byo kwamamaza, ujye wumva nk'abantu bamamaza imiti ngo wari mugufi ngo akaba muremure, barabyamamaza. Hari n'abavura indwara zidakira. None ngo vura indwara zidakira, already ntizikira. Cyangwa se ngo cyangwa ngo imiti ya ibintu byose ngo ibintu biteye ubwoba. Urumva bikurikira ayo mafaranga bakuramo yo kwamamaza, bibuke ko bari guteza umurindi icyaha runaka. Ni ukuvuga ngo ni ubufatanyacyaha ku cyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Ngira ngo rero bafatanya ibikorwa beza abanyarwanda, ntukurikira ngo umuntu yamamaje cyane, bamwamamaje afite ngo icyangombwa cya RDB ntibihagije. Niba acuruza amafaranga, abagenzi banjye twicaranye hano bavuze uburyo ugomba kumenya niba ari ishoramari ry'amafaranga cyangwa se ari ikindi uko bigenda. Icyo navuga, ntabwo aba bantu bashoramo aya mafaranga ari abana, bazi ibyo bakora. Ariko rero noneho icyo tubasaba, mugire amakenga, tugire amakenga, tubime amatwi. Urakoze cyane. Ubucuruzi bushukana nk'uko twakomeje kugenda tubigarukaho, ubutangira abanza kuri RDB agashyira hanze certificate akaba ari yagenda yerekana. Ese kugeza uyu munsi ko byagaragaye RDB hari uburyo mukorana n'izi nzego mu gukumira bitaragera kure? Urakoze. RDB ahubwo buri munsi twandika amasosiyete mashya. N'ubu dushobora kuba mu bo twanditse uyu munsi, ku munsi dushobora kwandika sosiyete zigera kuri 500, harimo n'abakora ubucuruzi ku giti cyabo. Ibyo bandikishije mu mpapuro birasa neza, birasukuye, birogeje. Ibyo bazakora bageze hanze niho hashobora kuvuka ikibazo. Nkuko nabivuze, RDB biragoye ko yahita ibimenya, ariko ikiza dukorana n'izindi nzego. Ni ukuvuga ngo uko turi hamwe ahangaha twese turakorana, buri bantu bakurikije inshingano bafite. Twe dutanga amakuru muri RIB y'ibyo twamenye. Ibyinshi hari n'ibyo tumenya bitewe nuko abagize ya sosiyete rimwe na rimwe nabo ubwabo bashwanye, bananiwe kumvikana. Iyo bananiwe kumvikana bazi iwacu. Iyo baje iwacu tukabona harimo ibibazo
by'inyandiko mpimbano bya fraude, hari n'ushaka kwikubira amafaranga akaba yakuramo mugenzi we akoresheje inyandiko mpimbano. Ibyo byose iyo tubibonye rero, nubwo ari twe tubandika, hari inshingano tudashobora kwiha, ntitushobora kubafunga, ntitushobora kubafata, ubwo tubishyikiriza RIB. N'ababaza wenda mwe ntimwakibajije ngo ese buriya ziriya sosiyete zikora nabi kuki mutazifunga? Iyo ufunze sosiyete ni nk'uko wafata umuntu wibye, aho kugira ngo umuryoze ibyo yariye ukamwica. Iyo umwishe aba agiye, buriya umuntu apfuye ibyo biba byarangiye, ntabwo aba agikurikiranwa, nta n'uwazishyura. Sosiyete rero nayo iyo uyifunze, buriya sosiyete yafunze, ubwo icyo kigo ntikiba kikiriho, nta n'uwagikurikirana, ahubwo urayireka ikabanza ikagumaho, ikazabanza ikaryozwa ibyo yakoze. Rero sosiyete ntifungwa, ahubwo isabwa kwishyura. Birangira ya sosiyete igiye mu gihombo, urukiko rukemeza ko yahombye, urukiko rugashyiraho ushinzwe kuyisesa, ari we tuzi nka liquidator. Aba liquidateur mwumva, muzi ikintu akora? Akusanya imitungo ya sosiyete akayigurisha, yarangiza agafata amafaranga yakuyemo, agafata ba bantu bose ya sosiyete ibereyemo imyenda akayabagabanya. Kuri tere rero uko bimeze, birangira bibaye nka ya hene. No kugana ku musozo, ariko mbere ko dusoza turakira n'ibitekerezo by'abaturage bagiye batanga ibibazo, inyunganizi ndetse n'ibindi bitandukanye. Duhereye nko kwitwa Janvier Twishimire, yagize ati mwiriwe neza, n'umukunzi wanyu witwa Twishimire Janvier, turashimira abatumirwa mwatuzaniye. Mfite ikibazo, ese TMP Rwanda nayo n'ubutubuzi yaba yaremerewe? Niki mwabwira bashaka kwinjira? Ngira ngo TMP bari bayigarutse, ariko ubwo barakomeza bashimangira kubwira Capital Market Authority. Hanyuma shyiraho Dieudonné wenda twaryereka abadukurikiye kugira ngo tuze gukomeza mu buryo butworoheye iki kibazo cyavuye mu nzira. Yego, cya TMP. Yego, abarayiburizanya. Hanyuma Ndacyayisenga Samuel ati butubarize muvugizi wa RIB, ese abitwikira ko bari gutanga akazi. Muri rusange tugana ku musozo, nuko abaturage icyo bahuriraho, ibi bintu byagiye bigaragara, ari nabo bavuga ko bikigaragara, akakomeza kubaza amakuru. Ngira ngo dusoza twaha umwanya buri mutumirwa iminota 2 bagira icyagarukaho, ndetse n'ingamba zihari zihamye. Hari n'ibibazo byabajijwe abantu batanga umucyo, nk'ibyo bya Alliance bigaragara ko ikora ubucuruzi bwa piramide, cya TMP cyo itangazo rya Capital Market Authority iranabigarukaho, igisubizo gihari bifashe n'iryo tangazo. Yego, hakaba nibi byabajije umuvugizi, iki cyabajije umuvugizi wa RIB, itangazo rya Capital Market Authority rimaze n'iminsi, nkurikije igihe nariboneye rwose, kuko ryaragiraga riti urwego rw'u Rwanda rugenzura isoko ry'imari n'imigabane ruramenyesha ko TMP Marketing Limited idafite uburenganzira bwo kwakira amafaranga y'abashoramari hagamijwe inyungu binyuze mu buryo ubwo aribwo bwose, bunyuze mu buryo ubwo aribwo bwose. Capital Market Authority iramenyesha kandi ko TMP Marketing Limited idafite uruhushya rutangwa na CMA cyangwa Banki Nkuru y'u Rwanda BNR bwo gukora ibikorwa nk'ibi. Mu gihe ari ikigo cyangwa umuntu ubashishikariza gushora amafaranga, murasabwa kugira amakenga no kubanza gushaka amakuru ku nzego zifite ububasha bwo kugenzura ibikorwa by'imari mu Rwanda. Ubwo ibindi bisobanuro bashyiraho nimero urwego rw'u Rwanda rugenzura isoko ry'imari n'imigabane, ndetse na email, byose ngo biriho. Yego, uko bimeze. Ikibazo cya TMP cyo kirasobanutse, ariko reka duhe n'umwanya Karine abigarukeho, none turimo kugana ku musozo. Cyo nakomeza gushimangira nuko abantu bemerewe guhamagara abaturage gushora imari ari abari kuri website ya CMA, ni wa3.cma.rw. Nujya muri licenses uwo muntu ntumuboneho, cyangwa se ngo ujye muri correct investment scheme cyangwa se ibigega by'ishoramari by'abishyize hamwe, icyo kigega ntukiboneho, umenye ko uwo muntu atemerewe kubona amafaranga y'abashoramari. Ahandi ushobora gushora imari ni mu bigo biri listed cyangwa biri ku rutonde rw'ibicuruzwa ku isoko ry'imari n'imigabane. Biri byo bigo kugeza ubu ngubu byemerewe
guhamagarira abaturage gushora imari ibitari muri ibyo bigo nta n'umwe wemerewe guhamagarira abaturage gushora imari. Yego murakoze, reka twerekeze no kwa RDB tunasoza. Yego murakoze. Hari uwabajije